nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu, umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira kuko wayimenyesheje, umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzaze uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukorera,
urandinde mwami Yesu, ntunganirize imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahoza ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Byose ugeze iwanjye mu ijuru. Bene data bakundwa, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni mwene so muri Kristo Yesu, Francine. Amahoro y'Imana abane namwe. Ubushize twabonye twize ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka adusize amavuta y'ibyishimo. Uyu mugoroba ndakwifuriza ko Uwiteka agusiga amavuta y'ibyishimo. Yesu ubwo yasezeraga ku bigishwa be yarababwiye ati, mbahaye amahoro yanjye, amahoro yanjye abane namwe. Ngo kandi ngo simbahaye nk'uko ab'isi batanga, kuko iby'isi ntago birama, ntago bitinda, ntago bimara igihe, ariko ibya Yesu birarama, biratinda, bimara igihe. Iyo Uwiteka rero adusize amavuta y'ibyishimo, ntago ari bya byishimo by'akanya gato, ntago ari ibyishimo watewe nuko waguze imodoka, waguze inzu, wakoze ubukwe. Oya, amavuta y'ibyishimo Imana idusiga ni ibyishimo bihoraho, haba mu bihe bigoye, haba mu bihe byiza, haba mu bihe bibi. Ayo mavuta Imana igusiga, amavuta y'ibyishimo, ahoraho. Mu cyimbo cyo kurira Imana iguha guseka, mu cyimbo cyo kubabara Imana iguha kwishima, mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni Imana iguha imigabane ibiri, mu cyimbo cy'ivu ikakwambika umwambaro w'ibyishimo, ikagushyira indirimbo z'umunezero, indirimbo z'ibyishimo mu kanwa kawe. Imana yacu rero ishimwe, nta yindi mana ihwanye nayo. Ishimwe ko yadusize ayo mavuta y'ibyishimo. Ni amavuta adasanzwe, ngo niyo mpamvu ngo nagusize amavuta ngo nkakurutisha bagenzi bawe. Ni amavuta adasanzwe, ni ubwiza bw'Imana, ni igikundiro cy'Imana, ni umugisha w'Imana. Imana ishimwe. Ibyo byose uyu mugoroba ndabikwifurije, kugira ngo nawe ayo mavuta y'ibyishimo Imana iyagusige. Haleluya. Uyu munsi rero turakomeza ijambo ry'Imana, duhugurana icyo Uwiteka yanshyize ku mutima uyu munsi. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo dukorere Imana tuyubaha, dutinya, duhinda umushyitsi. Dukorere Imana
tuyubaha, dutinya, duhinda umushyitsi. Muri iyi minsi ibintu by'Imana abantu barabimenyereye, n'Imana abantu barayimenyereye, kandi Imana yacu ni Imana itamenyerwa, ni Imana tubana nayo tuyubaha, tuyitinya, duhinda umushyitsi. Iyo mvuze ijambo kubaha Imana, iyo mvuze ijambo gutinya, Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo umwuka wera twahawe ntabwo ari umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'urukundo, twahawe umwuka w'imbaraga, twahawe umwuka wo kwirinda. Yohana nawe akongera akavuga ngo urukundo rutunganyijwe rwose rukuraho ubwoba. Ntabwo rero Imana ishaka ko tuyikorera dufite ubwoba. Kubaha Imana, gutinya Imana, kuyihindura umushyitsi ntabwo ari ukugira ubwoba. Ubundi ikintu iyo utinya, iyo ufite ubwoba, icyo kintu uragihunga. Imana rero ntabwo ishaka ko tuyikorera dufite ubwoba, dutinya ngo iratumerera nabi, ngo ni Imana y'igitsure, ni Imana oya. Ahubwo Imana icyo twifuzaho ni uko tuyikorera tuyubaha, tuyitinya, tuyihindira umushyitsi, bitandukanye no kugira ubwoba. Iyo utinya umuntu mu rwego rw'ubwoba, uyu umubonye uramuhunga. Ariko Imana yo ifite urukundo, yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi, ni umubyeyi. Ariko ntago tugomba kumenyera Imana. Imana tuyigomba icyubahiro, Imana tuyigomba kuyubaha, tuyigomba kuyihindira umushyitsi. Ntabwo Imana imenyerwa. Hari abantu bagira ngo Imana bava imwe, Imana ni umukope. No, Imana ni Imana, Imana ni umubyeyi wacu, Imana ni umwami wacu. Tugomba rero kuyubaha, tugomba gukora ibyayo dutinya, tuyubaha kandi duhinda umushyitsi. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu Bafilipi, Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 12. Turasangira amagambo menshi, turagenda tuyasoma twumve icyo Imana idusaba mu mibanire yacu nayo, uburyo tuyikurikira, uburyo tuyikorera, uko tugomba kwitwara. Reka duhere kuri iri jambo rero riri mu Bafilipi igice cya 2. Haravuga ngo nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda umushyitsi, kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Imana niyo idutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Niyo idutera kuyubaha, niyo idutera kuyikunda, niyo idutera kuyikorera duhinda umushyitsi. Ntabwo Imana tugomba kuyimenyera, ntabwo ibintu byayo tugomba kubimenyera. Abakorinto ba mbere igice cya 10 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 12 aravuga ngo bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka, cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo.
ariko benshi muri bo Imana ntiyabashimye. Nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri, ibihumbi n'ibihumbi. Dukomeze ku murongo wa 9, haravuga ngo kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Turi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo dukorere Imana tuyubaha, dutinya kandi duhinda umushyitsi. Ahangaha batuhaga inkuru, ni cya gihe Abayisiraheli bari mu butayu, bari bazi neza ko Imana iri kumwe nabo, kuko bari bafite igicu. Icyo gicu ni umwuka wera wabayoboraga, waberekaga inzira. Twabonye ko isezerano rya kera cyari igicucu cy'isezerano rishya. Kuva mu Egiputa ni ukwihana ibyaha byacu, twarangiza kwihana ibyaha byacu tukakira Yesu. Ruriya rugendo Abayisiraheli bakoze kuri abaciye mu nyanja itukura ngo wari umubatizo. Natwe muzi ko ngo abizeye Kristo mubabatize, nimurangiza mubigishe kwitondera amategeko. Icyo gicu ni umwuka wera. Umwuka wera araza agatura muri twebwe, akatuyobora, akatugira inama, kuko ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Umwuka wera Imana yaramuduhaye ngo atubere umufasha, atuyobore, atwigishe, aduhishurire ibihishwe, atuyobore mu kuri kose. Urwo rugendo rero ni rwo Abayisiraheli bakoze, nk'uko natwe urwo rugendo rutuganisha mu bwami bw'Imana ubu ngubu tuburimo. Natwe rero ngo kube abo Bayisiraheli byababayeho kugira ngo batubere akabarore, natwe muri iyi nzira y'agakiza turimo tugomba kwirinda kugwa mu mutego w'aba basogokuruza bacu batubanjirije mu mibanire yacu n'Imana. Ibimenyetso n'ibitangaza barabibonye. Imana uko yabanaga nabo, icyo gicu kikabagenda imbere, ku manywa kikaba inkingi y'igicu, nijoro kigahinduka inkingi y'umuriro. Ariko ntago byababuzaga, iyo hazaga akantu gatoya, induru zaravugaga, bakitotombera Imana, bakitotombera Mose. Ariko ngo ibyo byabereyeho kugira ngo twebwe tutagwa muri uwo mutego baguyemo. Imana yacu rero idufashe, tugendane nayo, tubane nayo, tuyubaha, dutinya, tumenye ko iri hagati muri twebwe. Numara kumenya ko Imana iri hagati muri wowe, hari ibyo utazatinyuka gukora, hari ibyo utazatinyuka kuvuga. Ndi gutegura iki cyigisho, nanjye numvishe nsinzwe. Hari igihe tuvuga ngo twakiriye Yesu, tugendana n'Imana, ariko ubuzima bwawe wasubiza amaso inyuma, ukareba ibintu wirirwamo, ukareba ibintu utekereza, ukareba ibintu uvuga, ukareba ibintu ukora, ugasanga nta kubaha Imana kurimo, kuko uzi ko Imana iri muri wowe, kuko uzi ko Imana iri kumwe nawe. Hari ibintu utatinyuka kuvuga, hari ibintu utatinyuka gukora, hari ibitekerezo byajya biza mu mutwe wawe ugahita ubyirukana ako kanya. Ariko ntabwo ariko tumeze. Twitwa ko turi abakristu, twitwa ko turi abana b'Imana,
ariko nta muntu ujya utekereza ko Imana iri kumwe nawe. Imana idufashe, Imana idufashe, iduha umwuka wo kuyubaha. Imana idufashe, iduha umwuka wo kuyikunda, kuko yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Irindi jambo riri mu Baheburayo igice cya 3, duhere ku murongo wa 15, haravuga ngo nk'uko bivugwa ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? Kandi ni bande yagiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu? Ni bande yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye? Kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Ntabwo ushobora kubaha Imana utayizera. Ntabwo ushobora kuyihindura umushyitsi utayizera. Iyo rero hatarimo kubaha Imana, dushirira mu butayu. Ntabwo ushobora kwinjira mu buruhukiro bw'Imana. Ntabwo ushobora kwinjira mu by'Imana yagusezeranyije, mu migambi y'Imana. Imigambi y'Imana icikamo kabiri. Noneho uko umuntu agenda, Imana igenda ibana nawe, cyangwa se no kuyubaha no kuyitinya bikurikiza uko icyiciro ugezemo. Twabonye ko umuntu aravuka. Iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukihana ibyaha byawe, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akaza mu buzima bwawe, ubuvutse bwa kabiri. Iyo umwana rero avutse arakura. Iyo utamugaburiye neza aradindira. Imana rero ikora uko ishoboye, niyo mpamvu yashyizeho minisiteri, ziriya minisiteri uko ari 5. Niyo mpamvu yashyizeho umwuka wera ngo aduha impano, ni ukugira ngo dukure tugere ku gihagararo, ku kigero gikwiriye cy'igihagararo cya Kristo. Tugomba rero gukura. Paul mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 11 yaravuze ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Ntabwo Imana ishaka ko tuguma kuba abana, ishaka ko tuva mu by'ubwana. Muri iyo mikurire rero Imana ikuvana mu bwana, ikujyana mu cyiciro gikurikiyeho, ikujyana mu cyiciro gikurikiyeho, ikwigisha no kubana nayo uyubaha, ikwigisha no kubana nayo uyitinya, ikwigisha no kubana nayo uhinda umushyitsi. Agakiza kacu tugomba Paulo yavuze ngo ahubwo cyane cyane ntahari muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya. Agakiza ugomba kukantrotona. Iyo utakantrotonye umera nk'abandi bose. Imana idufashe. Umuntu aribaza ikibazo: kubaha Uwiteka ni iki? Kubaha Uwiteka ni iki? Tugiye gusangira amagambo adusobanurira neza kubaha Uwiteka icyo ari cyo. Reka duhere muri Yobu igice cya 28 ku murongo wa 28, haravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha ni ukujijuka. Iyo umuntu yubaha Uwiteka aba ari umunyabwenge. Zaburi 111 ku murongo wa 10 haravuga ngo itangiriro ry'Uwiteka, itangiriro ahandi ni muri
Zaburi y'Ijana na 11 umurongo wa 10 haravuga ngo itangiriro ry'ubwenge ni ugutinya Uhoraho. Itangiriro ry'ubwenge ni ukubaha Uwiteka. Abagenza batyo bose nibo nararibonye. Iyo ufite kubaha Uwiteka muri wowe bakwita inararibonye. Ibisingizo bye bizahoraho iteka ryose. Kandi iyo ufite kubaha Uwiteka, Imana nayo irakubahisha. Imana yubahisha abayubaha. Abayisuzugura, abayikoza isoni nabi birabasuzuguza kandi ikabakoza isoni. Ariko abayubaha, abayiringira, ntago ngo izigera ibakoza isoni. Imana yacu rero idutabare, idufashe, itwuzuza umwuka wo kuyubaha. Imigani 1:7 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Zaburi y'Ijana na 47 umurongo wa 11 haravuga ngo Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Ibyahishuwe 15 umurongo wa 3 akavuga ngo nuko batera indirimbo ya Musa umugaragu w'Imana n'iya ntama, bavuga bati Nyagasani Mana mushobora byose, ibikorwa byawe birakomeye kandi biratangaje, inzira zawe ziratunganye kandi ni nyakuri. Wowe mwami w'imbaraga, ninde utagutinya? Ninde utakubaha? Ninde utagutinya? Nyagasani kandi ngo asingize izina ryawe, kuko ari wowe wenyine nyir'ubutagatifu, kuko ari wowe wenyine wera. Amahanga yose azaza maze apfukame imbere yawe, kubera ko ubucamanza bwawe bwigaragaje. Imana yacu ni umucamanza uca imanza zitabera. Iyo wanga ikibi, ikibi ukacyita ikibi, icyiza ukacyita icyiza, uba ufite kubaha Imana mu mutima wawe, kuko Imana iri muri wowe ni Imana ica imanza zitabera. Nimba tuyubaha rero, ntago turobanura ku butoni, ntago duca imanza zibogamye, ahubwo duca imanza zitabera. Imana itugirire neza. Imigani 2 umurongo wa 3 aravuga ngo ni koko niwitabaza ubwenge ukiyambaza ubushishozi, ukabushakashaka nka feza, ukabucukumbura nk'ubukungu, nibwo uzasobanukirwa kubaha Uwiteka cyangwa gutinya Uhoraho icyo ari cyo, kandi ubonereho kumenya Imana. Ni koko niwitabaza ubwenge ukiyambaza ubushishozi, ukabushakashaka nka feza, ukabucukumbura nk'ubukungu, nibwo uzasobanukirwa kubaha Uwiteka icyo ari cyo, kandi ubonereho kumenya Imana. Iyo Imana uyubaha, iguha kuyimenya, iguha kuyisobanukirwa. Ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete barayibona. Ikunda abayubaha rero. Iyo uyubaha, iguha ubwenge, iguha kujijuka, ukayimenya, ukayisobanukirwa. Ab'indakemwa abafashisha inama ze, abanyamurava akababera nk'ingabo ibakingira. Arinda abagendera mu nzira iboneye, akaragira abayoboke be. Ubwo rero uzasobanukirwa n'ubutabera, ubutungane n'umurava, mbese uzamenya inzira zose zitanga amahirwe. Iyo ufite kubaha Imana mu mutima wawe, Imana ikwita umunyamahirwe. Iguha iby'abandi, iguha ubutunzi buri ahantu hiherereye, iguha ibintu bihishe. Ugira amahirwe, uba uri umunyamahirwe, uba uri uhiriwe mu maso y'Uwiteka ndetse no mu maso y'abantu. Imana ishimwe.
kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Niko Imigani itubwira 8 igice cya 8 umurongo wa 13. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Ubwibone n'agasuzuguro ni inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Ikindi cya kabiri, kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo. Imigani 14:27. Na Yohana, no muri Yohana barabivuga ngo unyizera, unyubaha, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Iyo ufite kubaha Uwiteka, isoko y'ubugingo idudubiza muri wowe, uhinduka nawe isoko y'ubugingo, uhinduka nawe utanga ubugingo. Aho ugeze haba ubugingo, haba ubuzima. Hari abantu batanga urupfu, ariko twebwe kuko Yesu ari muri twebwe, abashaka ko aho tugeze tuhashyira ubugingo, tuhashyira ubuzima, tuhashyira ibyishimo, tuhashyira amahoro, tuhashyira umunezero. Udafite kubaha Uwiteka rero, ibyo bintu ntago ushobora kubitanga. Zaburi ya 25 umurongo wa 14. Kubaha Uwiteka ni ukuba inshuti y'Imana. Reka tuhasome duhere ku Zaburi ya 25 umurongo, duhere ku murongo wa 12 tugeze ku wa 14. Haravuga ngo, ninde wubaha Uwiteka azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Umutima we uzaba mu mahoro, urubyaro rwe ruzaragwa isi. Ibihishwe by'Uwiteka bihishuriwe abamwubaha, azabereka isezerano rye. Kubaha Uwiteka ni ukuba inshuti y'Imana. Yavuze ko nta kintu izakora itagihishuriye intore zayo. Iyo rero uri mu ntore zayo ziyubaha, ikugira inshuti yayo, ikakubitsa amabanga yayo, kandi n'urubyaro rwawe iruha kuragwa isi, irugira urubyaro rukomeye. Gukomera ntabwo ari ibintu by'Imana, bitandukanye n'iby'abisi. Hari uko abisi bavuga gukomera, hari n'uko Imana ivuga gukomera. Iyo twubaha Imana rero, urubyaro rwacu iruha kuragwa isi, iruha gukomera. Twabonye ko iby'Imana ikora ntago ikora nk'uko abisi bakora, ntago itanga nk'uko abisi batanga. Iyi Mana rero idufashe, iduha umwuka wo kuyubaha, kugira ngo tubashe kuba inshuti z'Imana, tubashe kuba inkoramutima z'Imana. Iyo ubaye inkoramutima y'Imana, ikugira inama, ikakuyobora, ikakwereka inzira ukwiye kunyuramo. Kandi ntabwo ari aho bigarukira gusa, ahubwo n'urubyaro rwawe iruha gukomera, iruha kuragwa isi. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ikindi, kubaha Uwiteka ni ukudapfusha ubusa ubuntu Imana yaduhaye. Hari abantu bazi ko Imana ari Imana y'urukundo, ari Imana y'imbabazi. Ugomba kwikorera ibyo wishakiye, ndabikora, ndagenda njye kwihana. Ntabwo ari uko nguko Imana ikora. Wibaze n'umwana wawe ahora akora ibyo wamubujije, ukamubwira uti wa mwana we ntugakore ibi, ntugakore ibi, ejo akabikora, yego akagaruka akagusaba imbabazi. Umutima wawe wumva umeze gute? N'Imana rero ni uko imera. Ntabwo ushaka ko duhora twivuruguta mu byaha, twivuruguta mu bibi, ngo nuko ari inyembabazi ngo uzagenda upfukame wongere usabe Imana imbabazi. Umwana w'Imana, umuntu wubaha Imana ntabwo aba mu byaha, ahubwo umuntu wubaha Imana ahora aharanira kwanga ibibi. Nk'uko ijambo ry'Imana tumaze kubibona, uhora uharanira kwanga ibibi, uhora uharanira kuba isoko y'ubugingo, uhora uharanira kuba inshuti y'Imana. Kandi inshuti y'Imana twabonye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko. Ugomba guharanira kwitondera amategeko y'Imana. Imana idufashe. Imana idufashe.
hari abantu benshi batagize kubaha Imana, bibabyarira ingaruka. Iyo usomye muri Samweli, ndumva ari igice cya Samweli wa 2, tubonamo abahungu ba Eli. Abahungu b'umutambyi Eli ntago bari bafite kubaha Imana, baryaga inyama, baje gutambira Imana, bagafata abakobwa n'abagore ku ngufu bakabasambanya. Imana bigera igihe irarakara, byatumye ikuraho, yambura uwo muryango wose ubutambyi, baranapfa. Iyo tutubaha Imana rero bigira ingaruka. Ushobora gutakaza icyizere Imana yari yarakugiriye, n'umurimo yari yaragukonfiye ikabikuraho. Murumva abo bana ba Eli barapfuye, na Eli ndetse yaranapfuye. Ni nkaho umuryango wose icyo gihe warangiye. Guhera ubwo nta muntu wo muri uwo muryango Imana yongeye guhagurutsa ngo ayikorere umurimo. Ahandi ni Sawuli. Sawuli muzi ko Imana yamubwiye ngo nagende arimbura Abamaleki. Arangije yifatira ibibyibushye, yifatira abami, arabakiza bashyira ku ruhande. Imana iramubwira iti kuko wansuzuguye, ntukore ibyo nagutegetse gukora, ubwami bwawe burarangiye. Muzi uko Sawuli yarangije. Kubera iki? Kubera ko ntago yari afite kubaha Imana mu mutima we. Imana rero idufashe. Imana nta mikino. Nubwo abantu bavuga ngo turi mu gihe cy'ubuntu, turi hehe? Imana yacu nutayikorera uyubaha, utinya, uhinda umushyitsi, ufite ibyago, ufite ingorane. Tuyikorere tuyubaha, tuyikorere dutinya, tuyikorere duhinda umushyitsi. Twe kumenyera Imana, twe kumenyera ibintu by'Imana. Imana ishimwe, Imana idufashe. Hari abandi bantu batubaha Imana. Reka turebe muri Zaburi 139 umurongo wa 20. Haravuga ngo bavuga nabi abanzi bawe, bavugira ubusa izina ryawe. Bavuga nabi abanzi bawe, bavugira ubusa izina ryawe. Hari abantu bitwaza izina ry'Imana, barangiza bakarikoresha mu nyungu zabo. Abo nabo ntago bafite kubaha Imana. Nimba uhanura uvuga ngo Imana yakubwiye, ariko ari inyungu zawe wowe wifitiye, ugakoresha izina ry'Imana ubeshya, uzi neza ko ubeshya, nta kubaha Imana kuri muri wowe, nta gutinya Imana kuri muri wowe. Imana idufashe, Imana itugenderere. Abo bana ba Eli bitwazaga ko ari abana b'umutambyi, bakagenda bakarya amaturo y'abantu, bakagira gute? Bitwaje izina ry'Imana. Ntago bubahaga ibintu byo mu nzu y'Imana. N'ubu abantu bameze gutyo barahari. Ariko nimba umeze utyo, ndaguhamagarira guhinduka, ukongera ukagira kubaha Imana mu mutima wawe. Hari abandi beza nanone, abo ni abakoreye Imana nabi. Tumaze ni ingero nagiye mbaha. Hari abandi bakoreye Imana bayubaha. Uwa mbere ari nawe cyitegererezo cyacu ni Yesu. Ukuntu Yesaya amuvuga, igice cya 11 umurongo wa 2, aravuga ngo, ukuntu Yesaya avuga Yesu, avuga ibimuranga. Haravuga ngo umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka
n'uwo kumwubaha. Mu bintu byaranze Yesu hari harimo kubaha Uwiteka. Yaravugaga ngo nta kintu mbasha gukora data atambwiye. Ikintu cyose yakoraga nicyo se yabaga yamubwiye, ariko twebwe dushaka kwikorera ibyacu. Iyo ukora ibyawe, iyo ukora ibyo utabwiwe na data, nta kubaha Imana kuba kuri mu mutima wawe. Yosefu nawe muramwibuka, kubera ko yari azi ko Imana iri kumwe nawe, kubera ko yari afite kubaha Imana muri we, yirinze kwiyanduza ubwo yari ari hariya kwa Potifa. Undi muntu Imana yirase ni Yobu. Ese twebwe Imana yabasha kudutangira ubuhamya ikavuga uti uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, unezeza umutima wanjye, unyubaha, nishimira? Imana idufashe. Imana idufashe, yongere ishyire muri twebwe kuyubaha, ishyire muri twebwe kuyitinya, ishyire muri twebwe kuyihindira umushyitsi. Ahandi iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 ku murongo wa 3 aravuga ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Imana ikeneye inyangamugayo. Imana ikeneye abajya mu murimo wayo bakayubaha, bagakora batinya. Wajya gukora ikintu ukavuga uti Imana iri muri njyewe, Imana nkorera. Hari abantu bakora ibintu biteye isoni. Nimba uri pasiteri, nimba uri umuvugabutumwa, ukajya gusambana, uzi ko Imana iri muri wowe, ufite kuyubaha, ibyo bintu ntabwo wabikora. Ukajya kwibukirirwa wese ukoroka abantu, uzi ko uri kumwe n'Imana. Imana idufashe. Imana idufashe, yongere ishyire kuyubaha, kuyitinya muri twebwe. Ndimo ndagana ku musozo. Kugira ngo umuntu abashe kubaha Imana yakora iki? Ikintu cya mbere ugomba gukora nuko Imana yaduhaye umwuka wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuteze umwuka wera agahinda. Abefeso igice cya 4 ku murongo wa 30 kugeza kuri 32 aravuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Nababwiye ko iyo umuntu amaze kwakira Yesu, umwuka wa Yesu aza muri twebwe. Iyo rero wikorera ibyo wishakiye byose, nta kubaha Imana kuri muri wowe, umwuka wera agira agahinda. Umwuka wera agira hagaceceka akakwihorera, ukajya wikorera ibyo wishakiye, ukagira ngo Imana muracyari kumwe, ariko Imana yari icecekeye. Twirinde rero guteza umwuka wera agahinda, ahubwo duharanire gukora ibimunezeza. Ikintu ugiye gukora uvuga uti umwuka wera turi kumwe, Imana iri muri njyewe, iri kundeba. Numara kubisobanukirwa ko icyo ugiye gukora, icyo ugiye kuvuga, hari byinshi bizahinduka. Nababwiye nti nanjye iri somo ryansinze pe. Kenshi turavuga ngo turi abana b'Imana, turi abakristu, ariko ugasanga turi kwivugira ibyo twiboneye, turi kwikorera ibyo twiboneye. Imana dusa nkaho twayishyize ku ruhande, ukaza kongera kuyibwira uti ngwino tugende. Nanjye natsinzwe, Imana imbabarire. Ntago nayubashye uko bikwiriye. Nawe urebe niba koko ijambo wagiye kuvuga mu kanwa kawe warabanje gutekereza ko Imana iri kumwe nawe. Urebe ibyo wagiye gukora, wibaze niba waratekereje ko Imana iri kumwe nawe.
ibitekerezo binyura mu mutwe wawe, imigambi uri gupangira abagenzi bawe, wibuke ko Imana iba iri kumwe nawe. Hari ibyo utatekereza, hari gahunda utakora, uzi neza ko Imana iri kumwe nawe. Imana rero tusinzi, dusa nkaho hari aho twayishyize tukongera tukayifata, yongere ituhe kuyubaha. Icya kabiri ni ugushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza kuri 25 haravuga ngo ijambo ry'Imana ni indorerwamo, niryo rikubwira, niryo rikwereka ukusa. Iyo wirebyemo hari aho ubona umwanda, wagombye kugenda ugakaraba. Ugomba kwirebera mu ijambo ry'Imana, ukareba koko iby'ijambo ry'Imana rikubwira ubikora, kuba mu ijambo ry'Imana. Ikindi, ukamenya ko utagomba kwifata uko utari imbere y'Imana. Imana irakuzi, imbere yayo ngo dusa n'abambaye ubusa. Imigani igice cya 28 umurongo wa 22 aravuga ngo abakiranutsi iyo baguwe neza habaho icyubahiro cyinshi, ariko iyo abanyabyaha bagiye hejuru barihisha. Ku murongo wa 13 hakavuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Umuntu ufite kubaha Imana arihana neza akamenekera imbere y'Imana, kuko iyo uhora wigize mwiza, wigize intungane, icyo gihe ntabwo uzagubwa neza, kuko nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro y'abantu batubaha Imana. Ikindi ni ukwirinda iby'isi bitwanduza. Niko Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 yavuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Umuntu wubaha Imana yirinda kwanduzwa n'iby'isi. Umuntu wubaha Imana aba mu idini y'ukuri. Idini y'ukuri ntago ari aya twirirwa turwaniramo, ahubwo idini y'ukuri ni iyi ngiyi: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yayo, ukirinda kwanduzwa n'iby'isi. Ngiyi idini y'ukuri. Ibyiza byo kubaha Imana. Iyo umuntu afite kubaha Imana mu mutima we, reka twumve uko ingororano Imana imugororera. Tugomba kubaha Imana kuruta uko twubaha abantu. Tugomba gutinya Imana kuruta uko dutinya abantu. Niko Pawulo yabwiye Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 10. Ntabwo tugomba gutinya abantu, tugomba gutinya Imana. Na Yesaya yarabivuze, Yesaya 51 umurongo wa 7, ntabwo tugomba gutinya abantu, tugomba gutinya Imana, kuko umuntu azapfa, uramutinyamo iki? Kandi gutinya abana b'abantu bigusha mu mutego. Niko Imigani 29 umurongo wa 25 havuga. Imana rero ishimwe. Ndasoreza ku byiza, ingaruka nziza zo kubaha Imana, ingaruka nziza zo gutinya Imana ni izi ngizi. Katubirebe muri Zaburi 128 haravuga ngo hahirwa umuntu wese wubaha Uhoraho, hahirwa umuntu ufite imigenzereze ishimisha Uhoraho. Dore nawe uzatungwa n'umurimo ukora, uzahirwa ugubwe neza. Reka turebe ingaruka nziza zo kubaha Imana. Zaburi 128 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 haravuga ngo hahirwa umuntu wese wubaha Uhoraho, hahirwa umuntu ufite imigenzereze ishimisha Uhoraho. Dore nawe uzatungwa n'umurimo ukora, uzahirwa ugubwe neza. Mu rugo rwawe umugore wawe azororoka nk'umuzabibu urumbuka, ameza yawe abahungu bawe bazayakikiza bameze nk'ingemwe z'iminzenze. Uko niko Uhoraho azaha umugisha
umugabo umwubaha cyangwa se umugore umwubaha. Umuntu wese wubaha Uwiteka azagubwa neza, ngo Imana izaha umugisha imirimo y'intoki ze, Imana izaha umugisha urubyaro rwe, ngo bazamera nk'uduti twa elayo tugose ameza. Imana izaguha umugisha niba wubaha Uwiteka. No mu itangiriro ndumva ari kubara igice cya mbere, hatubwira n'abari ababyaza b'Abanyegiputa ukuntu bubashye Uwiteka bakanga kumvira itegeko rya Farawo. Ikintu Imana yabahembye kororoka, yabahaye guprospera. Imana rero ishimwe, iyo twubaha Uwiteka Imana iduha kugubwa neza, Imana iduha umugisha, Imana itugirira neza. Na Zaburi ya 40 irabivuga. Zaburi ya 40 umurongo wa 3 haravuga ngo kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Iyo ufite kubaha Uwiteka, iyo umutakiye aragutabara. Iyo ufite kubaha Uwiteka, aba umurengezi wawe, agukura mu ngorane, agukura mu ntambara, agukura mu bigeragezo, arakuneshereza. Umwubaha nawe aramwubahisha, umusuzuguza nawe aramusuzuguza. Imana rero idufashe kandi itugirire neza. Reka dusenge. Mwami wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko udukunda Mana, tugushimiye ko utugira inama. Ntabwo ushaka ko dukomeza kuba mu by'abana, ahubwo ushaka ko dutera n'intambwe tukava mu by'abana tukaba abagabo nyabagabo bo guhamya ibyawe, ariko tukaguhamya Mwami dufite kukubaha, dufite kugutinya, dufite kuguhindira umushyitsi mu izina rya Yesu. Mana, ijambo ryawe riravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'urukundo, twahawe umwuka w'imbaraga, twahawe umwuka wo kwirinda. Iri jambo ryawe rikongera rikavuga ngo urukundo rutunganyijwe rwose rukuraho ubwoba. Mana, uturinde ubwoba butuma tukubona tugahunga, ariko uduha umwuka wo kukubaha, uduha umwuka wo kukumenya, uduha umwuka wo kugukorera Mwami dutinya, duhinda umushyitsi mu izina rya Yesu. Kuko abakubaha Mwami nawe urabubahisha, kandi abagusuzugura nabo urabasuzuguza. Turashaka rero kuba Mwami mu nshuti zawe, turashaka kuba Mwami mu nkoramutima zawe, turashaka kuba mu bahiriwe kuko bakubaha. Udushoboze Mwami, kuko ngo ni wowe ushyira gushaka no gushobora muri twebwe. Ushyireho rero uwo mwuka Mwami, uwo mwuka wo kukumenya, uwo mwuka wo kukubaha. Uduhe kugera ikirenge mu cya Kristo, kuko niwe cyitegererezo cyacu. Ndagushimye Mana, nkweretse umurimo wawe kugira ngo wongere uwuhembure. Nsengeye abagukorera batakubaha kugira ngo wongere ubagenderere Mana, uhindure imitima yabo, wongere ushyiremo kukubaha no kugutinya mu izina rya Yesu. Nsengeye Mwami n'abatarakumenya kugira ngo nabo bagenderere, ukore ku mitima yabo maze ubaye kukumenya mu izina rya Yesu. Amen.